Turi muri Congo. Aka kanya inkuru y'incamugongo ni y'urupfu rwa Liyetona Koloneli Uwiringoma wari umuvugizi wa M23, nubwo bamwe bari banze kubyemera. Bikabagora kumva ko uyu Uwiringoma baba bamwishe kandi abarinzwe ku rwego rukomeye cyane. Amakuru atari y'uvumbi nuko uyu Uwiringoma atagihumeka umwuka w'abazima. Ibinyamakuru bitandukanye harimo nk'Umuseke byanditse inkuru bivuga ko uyu Liyetona Koloneli Uwiringoma yaguye mu gitero cya FARDC, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, cyagabye ibitero kuri M23 mu buryo butunguranye. Byabigoye cyane kubyemera kuko n'ubundi leta ya Congo yajyaga itangaza ko uyu mugabo bamurashe, ariko nyuma akaza kuvuga ko ahari, kuko yaje gutangaza muri iriya minsi bati babeshye ko bandashye ariko ndacyahari bari kumbeshyera. Iyi nkuru ikimara gusohoka byababaje abantu benshi cyane kuko yari inkuru y'incamugongo kuri M23 ndetse n'abandi bantu bari bazi uyu Uwiringoma. Ku ruhande rwa FARDC, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, iyi ni intsinzi kubona bishe uyu Liyetona Koloneli Uwiringoma. Impamvu nuko bamufataga nk'umwanzi kandi bamuhiga buri munsi, bitewe nuko ngo yari mu bantu barwanya leta ya Congo cyane, kandi ngo agakunda gushimuta abasirikare b'igihugu binyuze mu kubambura intwaro zabo ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bifite agaciro gakomeye cyane mu bijyanye n'urugamba. Mu gihe bari mu mirwano, abenshi bakabafata bakabajyana no kubafunga. N'iki cyabaye kimwe mu cyashinjwa, niyo mpamvu leta ya Congo yamuhigaga bukware. Ni mu gihe ku ruhande rwa M23 ari agahinda gakomeye cyane kubona umuntu ukomeye nk'uyu bamwivuganye. Ni ibintu bitoroshye kubyakira. Gusa M23 nta kintu yigeze itangaza ku rupfu rw'uyu mugabo, ariko bivuga ko hari abandi basirikare bakomeye ku rwego rukomeye cyane, nubwo bo batapfuye ariko ngo bakomeretse. Byagera ku mihanda abantu bati ibintu biri ku rundi rwego. Bamwe bati ni gute umuntu bamurasa kandi afite ingabo zimurinda. Bamwe bati ubwo se byageze ku rwego rwo kwica umuntu ukomeye nk'uyu kandi arinzwe, ubwo abarinzi bo ntibabasoje kare bose? Bose bavuga bati ubwo abamurinze bo babatsembye ryari kugira ngo bagere kuri uyu Liyetona Koloneli? Bati ibintu birakomeye, nta kuntu bakica umuntu ukomeye nk'uyu ngo abandi ngo basigare. Niyo mpamvu bamwe batashidikanyije bavuga ko atari we gusa wapfuye, nubwo M23 nta kintu irabivugaho kirenze. Abandi ntibatinya gutera komenti bavuga ko bwaba ari uburangare igisirikare cya M23 cyagize bigatuma babinjirira kuri uru rwego. Mu gihe imirwano ikomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ikomeje kuzamura imiriro myinshi cyane, M23 bahise bayica intege ku rwego rukomeye. Urupfu rwa Uwiringoma rutumye abantu benshi cyane bakangarana, ndetse bamwe amarira n'agahinda nibyo biyoboye ubuzima bwabo muri aya masaha. Nta rujijo ruhari kuko bashizeho umucyo ko uyu Liyetona Koloneli Uwiringoma yamaze kugera iwabo wa twese. Inshuti, abavandimwe, imiryango ndetse na M23 muri rusange, mukomeze kwihangana kandi Uwiringoma akomeze kurukirirwa mu mahoro. Ni BYT, turi muri Congo.